yewe muze muraho neza muraho neza yego mumeze mute hano se turaho rwose twabonye n'akavura nuko pe ndabona akavura hano karabonetse nta kibazo rwose urabona ko natwe turashishe namwe mumeze neza nta kibazo ariko hari ikibazo kimwe nsanze muri urugo rwawe biki uriya mukobwa wawe kuki atiga atagiye ku ishuri iyo mukobwa wanjye baramwirukanye bamwirukaniye iki bamwirukanye ngo kubera ngo ntishyuye nyine biriya ngo bya ejo heza neze kuki utabyishyura reka jewe biriya bintu njye nabijyamo reba ubu mfite imyaka 30 sibyo none ngo amafaranga ngo nzayafata ngo mfite imyaka 70 ibyo bintu ntabwo nabijyamo ubu nawe uri muri ba bantu batari kumva ejo heza none umwana wanjye afite imyaka 18 ngaho ibaze igihe azafatira ayo mafaranga ugomba kwikuramo iyo myumvire kuko twese dufite abana twabatangiye ejo heza amafaranga 500 ku kwezi ubu nawe warayatanze natangiye umwana wanjye ubu ngubu ntabwo wumva ko ugomba kumutangira amafaranga reka wapi ye wa musaza ndabona nta byawe nta no bizatinda bizamara igihe oya abantu batagendanye na leta ntabwo nahatinda reka nigende ngaho ni musiga igendera rwose nta kibazo igendera noneho ambwira kujya muri ejo heza bizamara igihe bizatinda njye ntabwo nakirirwa mbijya papa sinakubwiye iki se nawe bazatangiye kuza mana ibyo birakure cyebuka hejuru sinabikubwiye jya mu nzu umuzijya kuryama ewe uyu munsi noneho ibintu byankomera ubuse ndakurayo amafaranga mwana we ariko se reka nzimamagare wa mujyanama w'ubuzima mubaze numva uyu munsi noneho nafashe umwanzuro ugomba kujya muri ejo heza n'umukobwa wanjye nkamwandikisha mwana we nzimamagare mbonye ibyiza byo kujya muri ejo heza Alo? Meze bite musaza? Mwiriwe neza? Byagenze bite? Noneho amaze kumva ko bifite agaciro? Ubwo byibutse ubonye umaze gusaza ugeze mu zabukuru yewe noneho ubwo ubyumvise n'ubwo ushaje rero icyo ntasobanukiwe nuko yenda abasaza bageze mu zabukuru babemerana kugira inama utarasaza cyane uranga ariko bisigaye byoroshye ugere kwa mudugudu aragusobanurira inzira uri bunyuremo ubundi ugende wiyandikisha ujye kwa mudugudu ugende wiyandikishe nta kibazo kandi n'uwo mwana wawe ushaka ukuntu umuha amafaranga ajye muri ejo heza sawa rwose ndishimye kuba babashije kubyumva sawa namwe murakoze ariko man aba bantu bubu ngubu koko nzabagirene gahige ariyo izajya ijya kubabwiriza abaturage bubu ngubu koko yewe muhungu bireke ntabwo byoroshye bityo tumba tuvugane n'iki mvuye mu butembere gahigi mva kumusura bari bambwiye ko ataba muri ejo heza
ariko mwana ibi namurege n'akazi kandi ibi bintu ntabwo bikwiriye mwana. Ejo heza ni ikintu cy'ingenzi. Ubwo mwamupfuye Si nk'ibyo byose se turakangurira abantu kujya muri ejo heza. Ariko mwana abantu b'ubu ngubu ntabwo bari kumva. ejo heza hawe ejo heza nawe koko amahirwe yawe nuko nagushize masha. Uzi amafaranga amaze amafaranga wananzeho ngo muri ejo heza ubwo. Ariko mwana ubu uri kubona koko mu minsi iri imbere nari muri ejo heza uzanshobora wasaba maze gutama miliyoni nka zingahe mwana ubu koko uri kubona natanze ejo heza uzanshobora mu myaka yawe dore ejo uzajya ku ishuri leta igiye gutangira kukwishyurira none muravuga ngo amamiliyoni mwana uri kurebamo ndagira muzaba ubu ngiye kujya nanjye nibukwa na leta aho nzajya mba nicaye izo neza nanjye ntabwo twazibuze nibyo pe n'agahigize mwana ave ibyihorere reka mubwize ukuri nagutangiye ejo heza uri kumva mwana kuva ejo nawe igihe nzaba natagishoboye uzatanga ejo heza aho nzaba ngeze mwana wanjye sha nawe leta izakwibuka ubu ngiye kujya mba nicaye leta n'umubyeyi ize gusura muzehe rwose insure ubu nibyo pe n'agahigi mwana reka mubwize ukuri leta igiye kubahagurukira ubwo ujya mpfira kwa gahigi ugiye se ahubwo mungu nta muntu b'abashuti banjye bepfiriya ntabwo bigeze baza kundeba ntabwo bigeze bagera ariko mu kanya hari uwaje Diogene umwe waje kwa Diogene waje ariko ntukansuzugure kuki nambara ingofero nawe ukayambara mwana wanjye ubu koko abana b'ubu kubera iki mutubaha mwananiranye umva mubwire rero twari dufitanye gahunda uri kumva turi gufatanya mu bintu byo gukora none rero nari navuye pfira ku muhanda nasize akayoga mwana wanjye reka ngende batarancika tunagane gahunda ubundi izo nzoga na leta izazikugurira mwana ni agacupa none se muhungu wanjye ko nzaba narizigamye izajya nzanira agacupa inyenyeri icyo kurya ngende nzana udufaranga ubundi urugo rwanjye rumere neza nzana udutungo hano tuzajya tugoboka buri munsi ayo mafaranga unangira muri ejo heza utazajya wamanje kwiguriramo amayinite ariko mwana reka mubwize ukuri kandi sha reka mubwize ukuri kandi sha reka ngende nkavaho ngatungana nawe ubwo ugiye pfira kwa gahigi kangende njye kureba ba basaza ejo tupanga ukuntu tugomba kujya gukora abasaza b'iki gihe ntasigaye bumva nabi no kure ese ari inkoni yawe iri wetaye mu kabari abasaza nawe kashimiriza wallahi ngo ejo heza ubwo wamanje kwinyweramo ka cyayi cyangwa se nk'ako gashyushyu ego Hai. Biasa betul? Ini nama? Nama. Hari Minggu. Sekarang apa? Oke, makasih bilang mana? Saya gua bisa enggak? Itu saya menyanyi cuma mau direkam. Iko unjendi. Aku mau mesennya saya kok. Pagai di Southbridge. ariko mwana wanjye reka mubwire isi wa Mungu wa Gahigi mwana wanjye Mungu wa Gahigi ejo bundi Gahigi yaranutse ngo ndi gushishikariza abantu kujya muri ejo heza none mwana wanjye aba bana mwe kandi sha reka mbabwize kuri murananiranye reka mbabwize kuri murananiranye na n'urusoni wewe yasinze n'ukabari mwana reka nigendera ariko ibyanyu nzabisubiramo ibyanyu ni ukuzabisubiramo bareke kukwigisha uburara umusaza ndamushobora hakiromane mu musore yari witanu yaracaye angana natwe urambo yigeze kuntumura n'umusore ngamara ukwezi koze mu bita mukubise ingumi
ntabwo yoroshye nuko turi ntabidanje yari kumwaga ku iwanyu ngo kubabwira ibintu bizira musaza uramusaza ese n'umu ashinzwe iki ibijyanye by'abasaza bipanga akazi ejo heza ejo heza se nini ejo heza ubu wamumariye njyewe muri ejo heza simbizi njye namubwira amafaranga utanga muri ejo heza njye yamane kuri amayinite nanjye papa niko namubwiye umwana aguramo n'umukuru papa yavuga ati ngo reka ntabwo aguramo n'umukuru cyane ntabwo yabyemera umukuru yampaye nka utajya kuvuga ibikorwa ibibazo baragutera sida kabaye umukuru ni sawa mwa uzikunze karagize bari sawa cyane babigenga ariko njye ntabwo nyirayo ngeze ko dutanga mituweli njye natangiye kuza papa se shange yo nakwishinga bakaba yaranze kuyita ibintu biba ari umucabana ndaje kugusuhuza uri kuguruka ubwo waruguru mu ikaritsiye nyine handi kwa wa mutupaka wacu avuye kubomora sha kaka wenda nani na mumereke neza aya kaya uko kamwihorere sawa sawa abandi bana barabyibuha papa ngari turuka muri ejo heza nta bya papa pe